hari ibintu wahindura mu buzima bwawe kandi mu gihe gito cyane ugahirwa. Ndabasuhuje aho muri hose, ikaze kuri Ahava TV. Nitwa Nelson Mucyo, igitekerezo cy'umunsi. Hari ibintu wahindura mu buzima bwawe kandi mu gihe gito cyane ugahirwa. Buri muntu ku isi yifuza gutera imbere mu buzima, kuzamuka mu ntera, kujya ku rwego rurushijeho cyangwa rurenze urwo ariho mu mibereho ya buri munsi, lifestyle, mu majyambere, mu bijyanye n'ubutunzi, aho uba ukifuza ko abana bawe batera imbere, babaho neza, biga ahantu heza, umudamu wawe ko abaho neza, asa neza, umugabo wawe ukifuza yuko abaho neza nawe asa neza kandi akaba afite icyubahiro mu byo akora byose. Ibyo bintu byose rero bituma abantu bakoresha ubwenge cyane, bigatuma buri muntu wese yumva ko yakora. Bamwe bazinduka mu gitondo bagataha nijoro, bamwe bajya muri ibi byakwanga bakajya mu bindi, ariko buri munsi ku wundi umuntu akumva ko atakwicara, yakora cyane. Ibyo ni byiza cyane, ariko ku rundi rwego usanga hari n'abandi bantu bidacamo, bitagenda neza, agakora ariko ntagire icyo abona, ntagire resultat, ntagire umusaruro. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira kuri bya bintu bimwe na bimwe bijya bituma abantu badahirwa mu buzima. Tujya tumva abantu bapfuye na stress, tukumva abantu bamwe barahangayitse, tukabona abashuti bacu mu buzima busanzwe ukabona afite skills, afite potentialite, ariko ntabwo ahirwa nk'uko abishaka. Iyo tuganira n'abantu mu buzima busanzwe hari ukubwira ati njyewe naragerageje, naradepoje ahantu hose byaranze, naragerageje ntekereza ibi n'ibi ariko bikanga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe bituma abantu badahirwa, batagera ku byo bifuza. Birumvikana ari wowe, ari njyewe, ari nanjye. Wowe nanjye hari ikintu twakora ubuzima bwacu bugahinduka. Ni iki rero? Hari ibintu rero tugiye kurebera hamwe, bimwe mu buzima wahindura cyangwa wahinduza ibindi, ubuzima bwawe bukabaho neza kandi nawe ukabaho neza. Ikintu cya mbere, hari abantu bavuga ariko cyangwa bifuza kuvuga ariko ntibajya bumva, cyangwa nabo ngo bafate umwanya wo kumva. So mu buzima busanzwe ndaguha urugero, ufite inshuti yawe ifite ubwenge mu by'ukuri, ifite ibitekerezo byiza, ariko buri teka barifuza kuvuga, barifuza kwisobanura, ariko ntibajya bagira umwanya wo kumviriza. Ibyo wakora byose, kuvuga ni kimwe, ariko no gufata umwanya wo kumviriza ni ikindi. Tuvuge, tu explique, ariko tugire n'igihe natwe twumve. Kumva ubihinduze kuvuga, kumva ubihinduze kwi-explica cyane buri munsi. Icyo kizagufasha kugira urundi rwego rw'imyumvire bitera imbere, kuko ukeneye kubwira abantu ariko ukeneye no kumva abandi. Kuvuga tubihinduze kumva, hari ibintu bizagenda mu buzima bwacu. Icya kabiri, hari abantu baplaninga, bahora bateganya, bakora iteganyabikorwa ariko badakora. Uraplaninga ariko kuactinga bikakunanira. Niyo mpamvu uyu munsi nuhinduza ibikorwa amagambo, ibikorwa imigambi ikaba mike, ibikorwa bikaba byinshi, hari ikintu cyahinduka ku buzima bwawe. Planning uyihinduze acting, acting mu cyimbo cyo kuvuga, mu cyimbo cyo guteganya, wewe ukore, bizatuma hari ikintu gihinduka ku buzima bwawe. Kuplaninga tubihinduze ku actinga. Ni igihe cyinshi tuplaninze, ni igihe cyinshi tufite imigambi, ni igihe cyinshi dupanga ariko ntidukora.
igitondo cy'uyu munsi cyangwa uyu munsi ndifuza yuko ukora iyo exercice. Ibyo wateganyije byinshi robanuramo bike ubishyire mu bikorwa. Icya gatatu, ubwoba uyu munsi ubuhinduze icyizere. Hari abantu benshi bagira ubwoba bw'ejo hazaza, akavuga ati uyu munsi mbonye hari ibirangiye ariko sinzi ukuntu ejo bizaba bimeze. Ubwo ni ubwoba, kandi ubwoba bw'ubusa. Nzi inshuti zanjye zimwe na zimwe, yewe nanjye hari igihe mu buzima bwanjye njya numva hari igihe ngize ubwoba ati se ejo bizaba bimeze gute. Ariko naje gusanga yuko ubwoba ari ikintu kibanza kumaramo icyizere. Ubwoba bushobora gutuma icyizere wifitiyeho ubwawe kidatuma hari ibyo ukora. Ese cyangwa wajya kubikora ugasanga uri guhuzagurika. Uyu munsi ubwoba bwawe bube buke cyane kurenza icyizere. Icyizere ugisimbuze kugira ubwoba bw'ejo hazaza bwo kuvuga ngo ese nzabaho gute noneho, ese ko nabonye ibyo kurya uyu munsi nzambara iki. Uzabyambara, uzabibona. Kuki se utizera? Kuki utizera noneho n'Imana iri hejuru itureberere umunsi ku wundi? Kuki wumva ko ari wowe mu magana y'abantu benshi cyane ku isi wumva ko ari wowe Imana yakwigiraho gukora nabi? Gabanya ubwoba, wimike icyizere cyinshi mu buzima bwawe. Hari ibintu bizacamo, hari ibintu bizahinduka ku buzima bwawe. Erega ubwoba buraduhuzagurikisha, bugatuma tudakora n'ibyo twari gukora bike byiza tukabikora nabi. Uyu munsi wowe ukurikiye Ahava TV, ni ukuri ndashaka kukuinspiramo ikintu cyo kwizera no kwizera Imana. Ukizera yuko imbaraga ufite n'Imana ufite hari ikintu cyakorwa. Nugabanya ubwoba, hari intambwe indi y'ubuzima uraza gutera. Ikindi ni icyo gukora. Hari abantu bakora ugakora donc ugasanga buri munsi urizengurukaho. Ibyo wari gukora uyu munsi ukajya kubona umunsi urabaye, umunsi urakurangiranye ntabyo urakora. Ariko ugasanga imbaraga zawe zarangiye. Wari gukora ibintu 5 ku munsi, wihaye kalenda, wihaye task cyangwa task yo kugira ibyo uri gukora, ko bikaza kurangira umunsi urangiye ntacyo ukoze. Kandi uri hard worker, kandi ukora cyane. Uyu munsi wihe ibintu bike, wihe task nkeya zo kugira ibyo ukora, ariko bikore neza. Gukora ntibihagije, ariko gukora neza nicyo ukeneye. Ikindi ni mu mibereho y'abantu hari ibintu ukwiye kuvanaho. Ukwiye kwizera abandi nk'uko wifuza ko nawe bakwizera. Hari igihe twifuza yuko abantu batwizera, ariko twe tutizera abandi. Mugenzi wawe, umuvandimwe wawe, mbere na mbere nawe ukwiye kumwizera. Ntugashake kubibamo abantu icyizere bakwizere, ariko wowe utizera abandi. Ukifuza ko hari ibyo wakora abantu bakabyizera, ariko wewe ntiwizera abandi. Ndasozereza ku rukundo. Ukwiriye kugabanya urwango, ukimika urukundo. Urwango nta muntu wakubwira ko yangana. Na wa wundi ukorera mugenzi we ibintu bitari byiza, bigaragaza ko adafite urukundo, ahora yumva ko nawe afite urukundo. Ariko wisuzumye, hari ibintu, hari ibikorwa ushobora gusanga bishushanya urwango mu buzima bwawe. Uyu munsi ugomba kugaragaza urukundo, ukarugaragazisha ibikorwa. Niba wifuza gukundwa, nawe uzabanza ukunde. Niba wifuza kugira icyizere ku bandi, nawe uzabanza ukigirira abandi. Ibyo bintu nubyimika mu buzima bwawe, ugakora cyane,
ntucike intege, ibyo bita ku giving up cyangwa kuva mu bintu. Umushinga wose uzatangiza uzanawusoza neza. Ngaho mugire umunsi mwiza, tuzahure ubutaha. Ukore like, ukore share, usangize abantu iki kiganiro, ukore subscribe, hanyuma ujye ahantu hari akazogera ugakandeho, ibiganiro byose bya Ahava TV uzajya ubibona neza. Reka nshimire ekipe yose ya Ahava TV. Umunsi mwiza.